Hello friends, bavandimwe mukomeje gukurikirana ibikorwa bya Fiatech cyangwa se Fiacre Technology. Nari maze iminsi nashyiraho utuvideo dutandukanye ku bijyanye na Excel kugira ngo dukomeze, ariko muri ino minsi muranyemerera rwose ngiye kubikorera ku gihe kandi zirajya zigera kuri YouTube channel yacu ya Fiacre Technology ku gihe rwose. Hanyuma uyu munsi part ya gatanu cyangwa se igice cya gatanu ndashaka ko twiga uburyo basortinga data cyangwa se Excel data sorting, ariko muri version y'ikinyarwanda narabibemereye. Ni uburyo ushobora gushyira kuri alphabet, reka mbivuge gutyo, cyangwa se turagenda nzakurikizaho ikindi gice cyitwa data filter. Ubwo rero uyu munsi igiye guhera kuri data sorting, icyo benshi dukunze kumva ngo ni ugushyira kuri alphabet, guturuka ku kintu gito ujya ku kinini mu buryo bw'ama letters. Turavuga ko ari uguhera ku nyuguti ya A, from A to Z, cyangwa se kuva kuri Z ugera kuri A, cyangwa se kuva kuri A ugera kuri Z, cyangwa se kuva kuri Z ugera kuri A. Ibyo mu mibare twakwita ngo ni ascending na descending. Hanyuma hano dufite Excel, dufite fayiro yacu ifite amazina ikinyarwanda. Ubwo ni nasipoje ko cyangwa se natekereje ko ari nk'amazina y'abanyeshuri n'amanota bagize mu kinyarwanda, geography cyangwa se ubumenyi bw'isi n'imibare. Iyo ushaka gushyira kuri alphabet hari uburyo bubiri. Ushobora kuba nshaka gushyira kuri alphabet hano, turaza kubibona aho na selectinze. Nimba selectinze colonne irimo amazina gutya, ubwo niyo nshaka gushyira kuri alphabet, kandi nshaka ko buri muntu yimukana n'amadata ye. Kugira ngo tuze kubimenya neza, reka aya madata y'umuntu witwa Kimana dushyiremo ibara ry'umuhondo, uyu muntu witwa Ineza dushyiremo ibara rindi ryitwa wenda nka blue, Mukamana dushyiremo ibara risa gutya rimeze nka jaune, ukuntu ushaka kumera nka jaune. Hano dushyiremo ibara ry'icyatsi, Gahizi tumuhereze ibara ry'ubururu bwererutse, Batesi tumuhereze ibara rishatse gusa nk'umukara cyangwa se nk'ivu. Hanyuma ibi mbikoze kugira ngo nituza kwimura urabona ko Batesi byanga bikunda araza gukurikira Kimana, kuko duhereye kuri A kugera kuri Z, A, B, C, D tugakomeza, turahita tubona ko dufite inyuguti ya B cyangwa se ya B ari irakurikiraho. Ariko urabona ko uburyo nabyanditse biravangavanze, kandi Batesi agomba kwimukana n'amanota ya 58, 45, 49. Hanyuma uraza ugaselectinga colonne na titre y'iyo colonne y'abo bantu aho hantu bari. Warangiza tuba turi muri tab cyangwa se muri menu yitwa home, uri kuyibona hejuru. Iyo usoje uhita ujya hano hirya mu nguni handitse ngo sort and filter, sort and filter. Iyo ukiritsemo ubona sort A to Z, sort Z to A. Utabishatse muri menu yitwa home cyangwa se muri tab yitwa home, unabishaka ubisanga muri tab cyangwa menu yitwa data. Ngiye hano hejuru ukirikamo, urahita ubona ko hari sort. Iyo ukiritsemo ubasha kumenya nimba wajya muri A to Z cyangwa Z to A. Reka dukoresha iyo muri home, ukirika muri sort and filter. Uburyo bwiza rero, uraza ugakirika kuri, iyo wabikoze neza tab imeze neza, waselectinze title cyangwa se titre cyangwa se umutwe w'iyo tab w'iyo colonne, ugahita ujya kuri A to Z. Imashini irakubaza ngo expand, what do you want to do, ni icyo ukeneye gukora. Expand the selection. Aha kuri expand the selection, aha mubyumve neza, muri kubona ko harimo akadomo. Iyo hagumyemo nkakora sort, nibwo abantu buri muntu arimukana n'amakuru ye. Urugero, nimba mvuze ngo Batesi afite 9 mu kinyarwanda, akaba agiye ku mwanya wa kabiri yari wa gatandatu, arahita yimukana n'amanota ye bakomezanye aho araba yimukiye. Ariko ninkirikamo hano hagati hasi handitse ngo continue with the current selection, ubwo biravuze ngo ndasortinga cyangwa ndashyira kuri alphabet ibi bintu biri selected gusa.
amazina gusa, ariko aya manota ntanyeganyege. Ubwo biravuze ngo ni ahantu continue with the current selection muzahitondere. Igihe ufite Excel ifite data nyinshi kandi buri muntu agomba kwimukana na data ze, bigomba kuguma muri expand selection. Tubyumvikane, yaba ari liste y'abantu gusa nta kibazo, wajya no kuri continue with the current selection. Ndizera bikumvikana. Nimba mvuze ngo njye kuri continue with the current selection, ndasortinga. Muri kubona ko Batesi ahise, bimwe nababwiye ngo amabara aradufasha. Muri kubona ko ibara rya Batesi ryagumye hasi, amanota ntago yahindutse, ntago yo yimutse. Ni ukuvuga ngo iki gice cyose ntago kigize kinyeganyega. Ubwo rero kugira ngo bihinduke, mbisubije uko byari bimeze, ndaselectinga, njye muri filter, sort and filter, njye muri sort from A to Z, njye kuri expand selection. Ngibyo. Muri kubona ko buri bara, buri muntu yimukanye n'ibara rye n'amanota ye, kandi biri kuri alphabet A, B, G, M, U na Z. Muri kubona ko rwose ndizera ntashidikanya ko ibi tubikoze muri kubibona neza. Reka nsubiremo bwa nyuma. Uraselectinga, reka nsubire inyuma, uraselectinga tableau yawe, colonne yawe. Nindagize njye muri menu yitwa home cyangwa se njye muri data, muri menu yitwa data cyangwa se tab yitwa data, nkirike kuri sort. Bahite bambaza bati urashaka. Uri kubona ko hano hari utuntu tubiri. Iyo nkiritse kuri sort hano, nkajya kuri sort, bitandukanye n'ibyo nabonaga mbere, kubera ko mbere ho nahitaga mbibona A to Z, ariko naho nshatse nahakirika. Muri kubona ko A to Z na Z to A, ninkirika kuri A to Z ndakirikaho, bambaze niba nshaka kwimukana n'amadone cyangwa se amakuru ari kuri buri zina, mpite nkirika kuri sort. Muri kubona ko noneho byose birakunda. Waca muri data, waca muri home, ukaza muri sort and filter, are the same, ni bimwe rwose. Ndakomeza kubashimira umuhate mu nyereka n'imbaraga na motivation nyinshi zitandukanye mu nyereka ku bijyanye na subscribe na share na comment, kandi bimpa imbaraga cyane. Mukomeze kugubwa neza. Mwari kumwe na Fiacre, IT Fiacre.